Isso. Mano, os conectos são bonitos em Guiria. Avuze ngo ndi imvubu. Ese kuryamye ku buriri bwa muzehe byagenze bite? Mwana we, sikumbi naryamye. Mva rero mubwire. Nanjye nawe nzi ko naryamye hano. Mva nagiye dushanye nsangana amazi arimo. Mbanje kogamo hano. Navuyemo hano ko kundi numvise yaramfashe mva nirambika hano sinzi no kuntu sinziriye pe. Naya nsangano yo kunyica. Basi n'ubimubwire. Oya ntabwo ariko nteye. Sha ntabwo nzi ko naryamye hano pe. Rega nawe afite ikirere cyiza. None se ubundi ko mbona ubyukiye bimeze bite? Okay. Najya nkubaza ahubwo Iki? hari Nyiramana wamboneye? Nyiramana? Murira he nawe sikune n'iryame. Amubuze se? Ariko najya nkubaza nanone na professor ndakubona. Shofite ibibazo byinshi pe. Maze vuba n'iryame Imana mwumvanye mu bitotsi nangiye kwirota. Okay, najya nkubaze ko wakoranye na ziramahanga Nyiramana na Afrika nyine Nyiramana wigize hari shere yarafite cyaro wo yigize cyazo kirasekeje ntabwo byabashije ibyo ntabyo nzi kubera ko ntabwo uriya mwana ibyo nigeze abijyamo gusa baramuteretaga umva karitsiye yose ugasanga ku isantre ahantu hose mu zindi karitsiye umva baza kumutereta gusa ibyo nigeze abijyamo ko buriya yari afite ikibazo cy'amaguru ntabwo yabaga ibyo bintu yabijyamo cyane ko nungu ubibona ko uriya mwana nyine ukuntu ateye cyangwa uriya mukobwa ntabwo ibyo bintu birimo nyine kuri ameze niko yari ameze waba se ari umuhungu wamubonanye nawe? Nope, ntabwo ari ibyo ahubwo iki? Just to ask. Ni ukubaza kugira ngo kandi kubaza bitera kumenya sibyo? Nibyo. Nisumeze ahandi. Shameze sawa uretse kuba nyine navuye muri douche umva gatotsi ntabwo nzi ukuntu byagenze urumva nowaze numvise iramfashe ndavuga se kanimbe nicaye hano umva sinzi no kuntu aryamye. Nese Daddy ku ndwara za hato na hato yakunda kugira basi hari kirimo kirahinduka cyangwa biracyari kwa kundi? Rero papa wawe ntukamugire ikibazo ngiye kuva naza mu buzima bw'umuryango wanyine nkatangira kumuvura wasikaye ameze neza pe ngira ngo urabizi ko atanywa icyayi asikaye anywa icyayi amplis kirimo n'isukari uko yagiye kuryama ntabwo yaryama atanomye icyayi narambwiye muganzanira agacyayi kirimo agatangawize mbasigaye anywa icyayi nyine urabona ko ibintu byarahindutse. Okay, it's okay. Umumare gazakira ngiye ko ntaga amafaranga nyine yariro gusa pe agomba gucyura umusaza n'umujene. Ese mbona ufite ibibazo byinshi byagucanze byakurenze? Uriya muzene wajyaga ambwira ati abagabo bahura n'inzitizi nyinshi nkabipinga ariko ubu nibwo ndabibona nkabona n'agaciro kayo. Oya iyo monde y'indobo yo ntayo mbamo ahubwo okay reka nkomeze mushakisha round ndebe yuko namubona kuko ndamukeneye cyane. Okay nibyo namukeneye pe kegera umushaka ubwo n'umuntu urambwira. Nizere ko ndi gutekereza atari ibyo. Fred yabatangiye gukunda se n'uriya zimanga none uko zigiye kwicana agenda nkomeze nirebere filime yazo abavandimwe babiri ku muhungu umwe. Afrika none azica umuntu niryamye ndaguhinyesheje urire bw'umugabo wanjye yangize ngo ni nawe uje.
umusozi wenda ruha yambwiye ko azaza we So wajya ureka kuririmba indirimbo z'imiruho. Nari nshoje. Imirimo myinshi kambengiye. Iriya birasa neza wakicara. Izindi ziracyakonje. Okay. Kambengiye. No, it's okay. Ahubwo nagira ngo usabe nimba nakugoye wakwicaraho. Hari ibyombo byinshi ngomba koza. Ndakwinginze nuko. Nukuri kandi urumva nari nashyizeho n'ibiryo bishobora gushirira. Gihure n'ibishiro bimbaza. Please sit. Sibyo? I beg you, please ndakwinginze. Oya no, it's okay, ntumaganire. Sibyo? Reka tuganireho gatoya, icara hano uko. Sibyo? Ngayicara. Tuza. Sibyo? Okay? Sit. Oh, you know it's okay. Thank you. Okay. Ese nagira ngo ubaze first of all kuki buri gihe urabona mu kwezi kose umaze hano kuki buri gihe yongerageje yuko tuvugana cyangwa duhuriye muri duel ukunda kunyihunza no kubera iki? Ntabwo njya kwihunza pe kuko Imana nebereye mu mirimo yanjye umva runo rugo nyine harimo imirimo myinshi. No. Okay. Ukiza basi I know yuko nakuvugishije nabi. Ariko ntago ari kuri anteye n'ukuri. Sibyo? Burangira urukundo rwinshi n'ubwuzo kandi nta mutima mubi. Muzana amazi yo kunywa. No, it's okay. Ndashaka kuganira nawe gusa. Okay? So rero ntukazajya wikanga impanga yawe. Guterwa ubwoba nayo ngo wumva uhangayitse umutima uhagarare. I'm here for you. Icyo waba ukeneye cyose ndi hano ku bwawe. Okay? SAVA. Kandi ikindi uri mwiza uzagerageza ukuntu uhindura na outfit, I mean imyenda nako. Sibyo? Okay? Ibyo bintu ni iby'abanyamujyi. Nawe ariga already uri umunyamujyi. Rwani ndetse uko mangani muri dushe. Guki? Akumana yanjye. Aku umusazi. Ubwo si usanga narakenyera isume. Oya, uzibucyo. Icyo ntwaye koko. Akugeza nsanga muri dushe. Ariko nawe urandenganya. Nari nzamutse ncanga kurumva ntabwo nubuse narenze kurimo. Aruswa ndehe. Bunisi ufite uburenganzira bwo kuza mu cyumba cyanjye wowe. Narinje kura ku papier hygienique. Ziba, nagari ngisina ngarebyiri. Nese nari. Papier hygienique kwishakira mu cyumba cyanjye. Uyobeka idushe n'icyumba cyanjye. Nyine idushe n'icyumba cyanjye. None wakoragamo iki? None se sinjye warusanze na papier hygienique. Mbabarira. Uzi ko ubusanze nambaye ubusa. Oya, usigira ngo nundi hari icyo bitwaye. Hey. Wafite uburenganzira bwo gukora ubusa bwanjye. Uzi ko ndi kubona. Uri kubona hehe? Mve imbere n'umwari wanakukubikasha. Uyu nsangana mbuzi nk'ikintu bita nkukubitira muri dushe. Nkakukubita isabune nkakumena umutwe. Cyakora uri mwiza kweli, siye ngo bakimoga. Akoza wajye wiyubaha. Ukubaha n'umuntu muri kuvuga. Ngeje unyubaha ntabwo ndi mugenzi wawe. Umenye ko hano ndi umuganga muri rugo. Uwakumva uri kubwira umuntu w'umuganga nkajye amagambo. Usanga kari mu cyumba cyawe. Nyine wunduze mu cyumba kigiye gukora iki kandi ndi kubaza. Nari nkubwiye ngo nahinje muri toilette ngira ngo ndebe ko papier hygienique zirimo.
papier hygienique zo mu cyumba cyanjye bikureba iki ntabwo nkwiye nsohoka nkaza kukubwira mama papier hygienique usanga uza kuzinjira ahangane wowe wikoropera ariko izi ntabwo ari isaha zo gukoropa ni isaha zanjye zo koga ndabyumva wenda mbabariraza umuntu aza gukoropa mu cyumba cyanjye ariko namuhaye uburenganzira uraza rega ntunakomanze ngo utegereze uza ufungura wihuragura ese ntabwo wamenye ko kuburi hari imyenda yanjye urumva ngewe ndakomanze nkomanze mbura umuntu ndavuga ati reka rero ko hano hari ikintu kanihuragure nuko nguko nakumvaga amazi ari kuvuga se kandi ikindi utwo tujimbo tw'imirungo ntereye imisozi sinzi ngo urarushye hoya sibyo uzajya uririmba ahubwo turirimba kubaka umutima twisana imitima ngo reka ngende basi basi uzi ibyo nkubwiye wabyumvisha mbishemo bikeya n'indi si ubwo ntabwo byambera buriya rero upfa kuba ufite umubiri nta kitakubera sibyo bose si ushonje natetse gatoki karyoshye pe nibyo uhoramo ariko ntukazajya unyihunza sibyo okay kandi icyo ukeneye cyose uzajya umbwira mu gihe mu byo nshoboye nzangufasha sibyo njye ntabwo nkunda kwicara n'abahungu bakunasetsa none nakubangamiye niko uvuze nyine mama yarambwiye ati ngo ati nyine hari igihe umuhungu ashobora kukwegera ugahita utwita oya disi ntabwo nabikora sibyo kandi nyine ntabwo ari byiza oya ntabwo nakubagana bigezaho sibyo nyine ari igihe mama najyaga amubaza nyine kuri papa agahita ambwira ngo abagabo si beza ngo abahungu nyine n'abana babi none se ko yashatse papa wawe mba atarakubeshye ntabwo nzi niba yaramushatse ntabwo namubonye nyine barashakanye nuko yabonaga utarageza imyaka kandi ubu ngubu urakoze rero nta kibazo sibyo nta kibazo njye nzajya nkutekera nkorera amasuku nkuzanire ibintu byose ukeneye ariko nyine ibintu byo kwishanaho ese urapfuye ariko oya nta kibazo bazi uzakora ibyo ushoboye sibyo ngaho reka ngende ngende nkuzanire iki cyo kunywa ntacyo nshaka nuko gusa nuhisha utegure table nta kibazo ndaza bishobotse ahubwo waza kunjoyininga akazi uretse gato uziko n'ubishiga ubona Afurika umva ndagiye mbabaretse ndagiye ndamwumvisha okay it's okay ndagenda nta kibazo numva nagukubita nk'uwakira mu bwonko bwawe nabushiririza gusa ujya wireba kigoryi gusa nzongera muri dushe gira vuba nzongera mu cyumba nzongera kubana mu cyumba cyanjye ese undi papier hygienique warusha kure biri he iyo waruzanye iri he urumva nyine ndagira ngo nshara kuri stock n'ibyayi muri toilette muri dushe niba bagiye kukubwira icyo cyayi kigeze mu cyumba cyanjye gute ni papier hygienique urumva nje nkamo ahubwo mwamutse kujya kunywa icyayi ko cyane icyayi kikuzamuye muri iyi nzu uterera escalier zingana kuri uje kumbwira ngo njye kunywa icyayi ubu ngubu kano kanya uri kunukira ngo nari gusanga wambaye ubusa ubu niba musanze wambaye ubusa ikibazo kiri ahubwo se nihanda n'ikibazo kubona ubusa bwanjye nta n'isoni wowe urabona ubusa bwanjye umugabo wanjye uri iki cyane buriya makoto kondeye kuva navuka nitwanjye sera n'agahinda kambaye ubusa sinari nabona n'ifoto mubere ikigoryi rero kigishwe gusa none urashaka kuza kundebera aho mbere ikigoryi ziba wandagije wende kamamiriza rimwe urashaka kuza kundebera aho si byo utarabona genda sizakwereka nsohokera mu cyumba nsohokera mu cyumba makuru ushaka usigaye umenyera utindaza gukorera kuri boss njye ntabwo iyo nzu nzayigumamo abantu basuzugura uko babonye nta burenganzira
ukinjira mu cyumba cy'injyana uryama ugakomeza muri dushe uziko na boss atansanga muri iyi dushe nzariye nta soni kurira ibyo ndabizi ziba kuburira amakuru yawe ziba ziba ndagukubita isabune y'amenyo ndayakuramo wansutwawe korota nzajya gukora mu cyumba cyanjye nzakumereramo umutwe Sorry, okay. Okay, what is okay. Oh, no. Okay. What is that? Guys? Nibusha. Ese ko ufite ubwoba ubwoba amasoni n'ibiki Thank you. Ibyangereza byawe urakoze rero byanshanze nanjye baza nyuma ntabwo tubyitayeho kadupfunikize gutya okay kadusenge like seriously umeriza okay ntabwo nari mbimenye ariko Imana ishimwe tweretse bino biryo tugiye kurya tugeze umugisha n'abatabibonye nabo ubafashe mu izina rya Yesu amen. Ntabwo ugeze umereza no ntabwo ari ibyo ahubwo atayipe wow cyane nashyushye It's cheese. Okay. So bisengeye. Nasenze. Can you eat? Nako twariye. Sorry. Twariye. Njye Yeah. Njyewe nta cyayi ndibona. Okay. Wait a moment. Kadukatira abandi bari bwabo then after reka dukate yacu idayeri. Hari ikibazo muri shino cyasanga. Nta kibazo boss. No answer. Umva ko nagiye kumenya icyongereza. Okay, it's okay. Oh, so which means reka turye ubungubu, sibyo? Okay. Mbese ko narutangiye kurya uri mu byihorere. The thing is nuko bimeze neza twagiye no basi gatoya please oh yeah no please ibyo muri filime okay nta kibazo turayikina hakibi jya hano hari isozi cyangwa uri kutureba shasha nawe wow okay yende burakomeyemo gake birabeshye no biryoshye
Chin. Babe. Sikutanyitayeho. I love you so much. Cyane n'ibyo bintu bombwira. Ndagukunda cyane, babe. So aka kanya yabagiye ko kwa Afrika. Iswa ari igihe umbwira ibintu nkagira ngo nyine tuba muri inzu twenyine. Sikushobora gutuma binananira. Babe, hano ukavuga ibyo bintu. Nyine utwo tuntu tw'utuzina n'ibiki kandi kinakubwiye ko ibintu by'inkundo. No, it's okay. Nta kibazo. Ahubwo okay, fora ngufitiye iki? Mbese hano bwakeka basanga waguze andi masabune menshi. Okay. Bya bindi mujya mukoresha mu bwiherero mbone bizana kenshi gashoboka. Okay. Surprise. Yeah, it's for you. Ni yawe. Sorry ko question ngize. Abizo wankoreye ibintu byinshi byiza ariko Ibi ni bitoya. Baby please. A baby. Ndakwinginze mbabarira no kuri Imana. Ya mama yambujije. Nyine n'ubwo mama yambujije kudafata ibintu byose by'abantu bamaye. None njyewe ndi umuntu wari we wese. Simfite address. Please, I beg you. Oya. Wita ku muntu wawe wese. Ndimo ndabikorera wowe kandi wowe gusa. Isundi ni biki biri? Urabibona. Okay. Please, accept it. Yakira. Okay. Sinzi nimba namenjarinze neza ariko I think yuko kari buze kubukwira. Nika kuba ugatatora n'agasubizo nta kibazo sibyo. Uyu. Akose ninga no kugenda. Okay, wow. Natsinze. Nese ukambara ku bindi kuko nta kibazo uza kukigira wenyine nta kibazo ku bindi yindi myenda wambaye. Okay. Niko kamambere. Wow. Okay. Wow. Wagira sorry gato. Kajya bya bindi wambwiraga babyita ngo iki? Bya bindi wambwira bisuri. Bya byakunda b'Kigali. 36. Oh yeah. Bita nyine hano. Amataye. Hari irindi zina. Irindi zina. Dirimo nimbari nyashya. Nyashya. Okay. Oh, nyashya oya. Ziriho pe. Tanda. Samureba kagashuro gatoya. Oya nyine utagenda wese. Kata? Simara akabindi se. Okay. That's it. Thank you. Kagashuro ni keza. Good. Ngayicara tugerera. Okay. Anyway, wait a moment. Sibyo? Tegerezaho gato. Tegerezaho gato. Ugiye he? No, it's okay ndaje. Sibyo? Okay.
si bose kubona ibibazo byakurenze. Kandi kumva ko umutima wari gutera vuba vuba. Kaya. Kumva. Reka ndahangayitse. Hangayikishijwe n'iki? Kandi umuntu muzima wari wese yahangayika. Byagenze biteze. Ndi gutekereza uriya mugore. Uburyo namutereranye. Uyu mugore se kandi uwo mugore byagenze gute? Namutereranye pe. Ndibuka aza kundeba. Yaje atwite inda y'imvutsi. Maze akubyarira wese? Tega amatwi ariko Kaya. Mubwira nabi. Kandi pe ibimenyetso byose yampaga bigaragaza ko iyo nda ari iyanjye. Namubwiye nabi. Arangije ambwira ko umutereranye kandi ari mu bihe bibi yarankeneye. Ambwira ko nta kintu na kimwe yirengeje. Ambwira ko bari abakene. Okay, ubu ndi kwibaza ukuntu umwana wanjye yabyaye ameze aho ari. Oya humura. Rero ukuntu byo ndi kubyumva yego nyine biteye stress ako nta mpamvu yo kuguhangayikisha. Uwo mwana ahari na mama we Imana izakomeza ibarinde kandi n'ubundi ubu yarabarinze bameze neza. Nta mpamvu yo guhangayika rero. Sibyo? Sibyo? Ushaka kumera nk'abandi banguharira Imana. Hakuzi n'ikindi. Sheri njye kamubwire nako boss kamubwire njye buriye. Niba ari ikintu ndambiye muri runo rugo. Sigiye mbona utakinyitaho, sigiye mbona warahindutse, gahe ibibazo byawe, ngo stress z'abana na ba nyina bitandeba. Urabizi neza ko no muri inzu nta mahoro ngiye mafite. Cangiye ndabona ngiye gusubiraho nabaga pe. Nyemero uzajya unyishyurira nabaga ariho nisubirira. Kandi utananyishyura ngiye nzashaka undi murwayi. Nzajya nitaho. Njye nashaka undi murwayi nzajya mvura nyine akanyishyurira inzu. Njye inzu ntabwo nishimira rwose. Wapi irimo stress uziko utarya ngo ibiryo bimanuke. None nawe utangiye kunzana y'ibyo. Ntabwo ki. Rero uraza kunywa amazi mu minota 5. Sibyo? Sibyo? Freddy. Fred. Sisi wewe. Undi wakomanga n'indi se atari Fred. Ntabwo ngo rwese. Oya nta kibazo. Usanze nari meze nkaho nsoje. Gusa nyine nari nsize amazi ndamubwira ayanywe mu kanya nyuma y'iminota 5 imiti yakoze. Okay. Papa Fred rero nari ngiye gusa uze kwibuka ngo imiti ku gihe. Sibyo? Bya bindi byawe utinda kunywa imiti dore bituma usubira inyuma. Reba kuntu muzehe yasubiye inyuma kubera abayatinze kunywa imiti rwose pe. Asigaye anywa imiti amasaha yose aboneye. Oya nzabyitaho nta kibazo. Ikindi nyine nemaze no kumutera urushinge mwe muganira gakeya then aruhuke. Okay. Boss uravuganira n'umuhungu wawe ngo Thank you. Ikibazo uramamagara. Murakoze. Ciao doctor. Fred. Bite se shako. Ndaho nyine nanje kureba nimbura amahoro ntabwo nari nzi yuko muganga yaje nabwo namenye igihe yazi. Gusa ikiza nuko ndeba impinduka za buri munsi ko bwije nuko buke. Kuba ari hano ni ingenzi. Erega nzakira humura. Humura rwose nzakira mu ngwanjye. Nani nzabyishimira pe. Kandi ndagukunda. Kandi ndagukunda dadi. Ariko ujye utekereza isezerano ryanjye nawe. Ujye ibyo ngusaba. Okay. Nkundamutse ngiye urabona ntajyana agahinda. Dadi ndabizi yuko ansabye kuzukuru pe.
nta kibazo nzabishaka. sawa rero